ngomba gukora ibishoboka byose n'ikiguzi cyose byansaba nkabahitana bakava mu nzira ariko nkagera ku ntego zanjye. urugendo rw'urukundo rukomeye kuri njyewe nubwo ndateswa ngakubitwa siniheba oya 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 winsiga Alright, nizere ko mumeze neza bakunda filime Inzira y'umusaraba. Duba dutangiranye n'akaririmbo ka Iribagiza agira ati urugendo rutoroshye kuri we, wagira ngo yarabizi neza ko azaca mu rugendo rukomeye cyane kugira ngo yegukane umusore bita Cyusa, kandi koko ntabwo uru rugendo rwamworoheye. N'urugendo yahuriyemo n'ibibazo byinshi cyane birimo bano banzi be babiri Fabiola ndetse na Isimbi, baramurwanyije kenshi ndetse bamunyuza mu kaga gakomeye cyane. Iyo Fabiola yamurekaga ubwo yabaga ari kumwe na Isimbi yamureka akaba ari guhohoterwa na Mukanambara yamureka akaba ari guhohoterwa n'uwo bita Rugema. nta gahenge yigeze abona namba. Yowe yabaga afite umutuzo mukeya, ubwo cyose yabaga ari mu mazi abira. Ni cyagiye babaga bamushimuse, ni cyagiye yabaga ari mu bibazo bindi bikomeye cyane. Bivuze ko rero ni urugendo rutoroshye ku mugani, ndetse na filime nk'uko bayise Inzira y'umusaraba ni inzira ikomeye cyane, ni inzira igoye. Niyo mpamvu rero ibyo mwabonye muri iyi filime itwigisha byose ni uburyo harimo bugoye ariko nanone bukwigisha kwihangana. Nyuma noneho tuzareba uburyo ki umuntu iyo yihanganye akageragezwa cyane, akageragezwa n'abanzi be benshi bangana kuriya, buriya hari n'ibitugerageza tutabasha kubona, imyuka mibi, ibindi byinshi cyane biba bihiga ubuzima bwa muntu bikatugerageza. Ese nyuma yo kwihangana muri iyi si iyo birangiye umaze kwihangana bigenda gute? Inyungu ukuramo ni izihe? Ibyo byose rero nibyo mutegereje kubona kuri finali y'iyi filime, cyangwa se nibyo mutegereje kubona mu bice bizakurikira kugira ngo ibintu bikomeze kugenda neza cyangwa se ikomeze kuryoha. Fabiola nawe yamaze guhabuka, ubwoba bwamaze kumwica. Ni nyuma y'uko yamenye y'uko hari musaza wa Iribagiza. Bapanze rero kuba bacikisha Iribagiza bakamushyingira undi muntu wakure kugira ngo musaza we nazaza azasanga Iribagiza ataba muri runo rugo nta nibyazi. Rero ibi ngibi tubirangayeho twazashiduka banamutwaye asinzire, cyangwa se bakaba banamutera urushinge rusinziriza Iribagiza agakanguka yisanze ahandi hantu atazi ngo ari hehe, bityo no kuzamucyusa kuba yazamenya ahari bikazagorana cyane. Iyo batangiye gukina ibintu nka biriya umenya ibigiye kuba nkanjye ubarebera, cyangwa se ijisho ryanyu nk'abafana ndabarebera nkamenya neza ibigomba gukurikiraho kugira ngo namwe mubimenye hakiri kare. Nimwumva ari bibi tubyamagane ndetse tunatanga ibitekerezo by'uburyo bakoramo kugira ngo ibiryoshye imeze neza. Iyo batangiye gukina ko rero hari undi muntu bashaka kuzashyingira uyu bita Iribagiza, ushobora gusanga hari n'amafaranga runaka bariye kugira ngo ibintu bigende neza. Ubwo ndavuga Rugema, Mukanambara ndetse na Fabiola bakarya amafaranga y'umusore runaka bamwizeza yuko bashobora kuzaba bagiye kumushyingira uwo bita Iribagiza. Ukazasanga rero Iribagiza we arabyanze nk'uko yabivuze, nk'uko yahoza byanga avuga ati nta handi nashyingirwa, ubundi kuki batamuha uyu mukobwa wa Isimbi. Ubwo rero ugasanga Iribagiza bamuteye nk'urushinge rusinziriza, akangutse yisanga ahandi hantu. Cyusa ntazamenye irengero rye, ntazamenye ngo ari hehe. Ibyo rero bikaba byarangira, cyangwa se ugasanga ni umutego musaza wa Iribagiza yabateze, akaba yarigize nk'umuntu ushaka Iribagiza, akazaza atereta yigize nk'aho nawe amukunda, akabaha amafaranga menshi cyane, bo bakazagira ngo Iribagiza baramutanze bamuhaye undi musore wa kure kandi bamuhaye musaza we. Kaba ari agakino keza baramutse babikoze gutyo. Namwe nimba mwumva ari byo byiza ariko byaba bimeze musaza waramutse ateguye akabikora gutyo, sinzi uko mubyumva, ariko ibyo bishoboka byose tugomba gukoresha uburyo ki Iribagiza tumukura muri ruriya rugo mbere na mbere. Rero birashoboka yuko Cyusa yaba yaraganiriye
na musaza wa Iribagiza bagapanga bakavuga bati weho uzagende wigize nk'aho mutaziranye wigira umusore wakuruvuka mu muryango ukize ubaha amafaranga yose bifuza hanyuma baguha Iribagiza nubwo Iribagiza atazabyemera wenda bazamutera urushinge rusinziriza mumushyire mu modoka mu mucikane mu mujyane ntago azamenye yari bizaba birangiye musaza we akabanza akamucikana akamujyana ahantu kure ubundi nyuma akagaruka kubazonga akababaza Iribagiza akabereka ibimenyetso bigaragaza ko Iribagiza yabaga muri uru rugo cyane ko bizaba bihari na Kanyana icyo gihe azaba hari abishinja neza ko yabaga muri uru rugo Rugema agafatirwa muri icyo cyaha ku buryo azabihakana ku munota wa nyuma bakamwereka ko ari we watanze Iribagiza bakamwereka ibimenyetso ari gusinya kamutanze aho naho rero kaba ari agakino keza kandi numva filime yabo iryoshye baramutse babikinye gutyo ariko nanone birashoboka cyane ko ashobora kuba ari n'undi muntu utari musaza wa Cyusa wa Iribagiza ari undi muntu ushaka Iribagiza mu buryo bundi busanzwe nabyo byashoboka ahubwo mwebwe murumva icyaba ari cyiza ari ikihe bitagenze gutyo akaba ari undi muntu usanzwe birasaba yuko musaza wa Iribagiza aza hakiri kare cyangwa se Cyusa agakora ibyo ari gupanga byo kumukura muri uru rugo hakiri kare akamukura muri uru rugo akamujyana kugira ngo abashe kuba atekanye nubwo buryo bugomba gukoreshwa bwo kugira ngo Iribagiza abashe kuba yatabarwa areke gukorerwa ihohoterwa rindi cyangwa se kuba yashimutwa akajyanwa mu wundi muryango atazi cyangwa se wasanga bazaba bagiye no kumutangamo ibitambo Iribagiza bikarangira apfuye ibyo byose rero mu rwego rwo kubyirinda hagomba gukorwa sisitemu ebyiri zikurikira kuba musaza we ari agatego yaba yarateze aba hano muri uyu muryango wo kwa Rugema no kuba yaza agatabara hakiri kare we na Cyusa bakabikora hakiri kare ibyo byose rero urumva byadufasha anti we rero yakomeje kubimuganirizaho amubwira yuko hari undi musore bagiye kumushyingira ubwo ni Fabiola ariko yagira ngo yumve nibiva muri uyu Iribagiza kuva yumvise ko rero Iribagiza atazabyemera ku neza byanze bikunze bazakoresha inabi cyangwa se izindi mbaraga mbi zo kugira ngo Iribagiza bamutange mu wundi muryango abantu rero mukunda filime Inzira y'Umusaraba uyu mwaka wa 2025 tugiye kubaha amahirwe adasanzwe kuva ku myaka 18 kugeza ku myaka 25 ubwo ndabara abantu batayirengeje bifuza gukina filime ariko nanone babasha gukina nk'ibyo uwo bita Isimba kina ndetse no kwambara nk'uko Isimbi yambara munyandikire kuri nimero ya 0719 ikindi abantu mushaka kwamamaza business yanyu amacano amafilime ndetse n'ibindi bitandukanye mushaka ko bitera imbere munyandikire namwe mbafashe ni ku mafaranga make cyane ku note y'ibihumbi 50 cyangwa se ku note ya 5 mu bintu byoroheje ukabasha kwamamaza kuri bino bintu birebwa n'ibihumbi byinshi cyane kuri izi filime maze nawe ibintu byawe bikamenyekana mu bikore vuba vuba kuri uyu mugoroba dufashanye.